kanjye kaba ku musego iyo amakuru ageze nzi isaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Saa 12 ziruzuye neza, twishimiye kongera kubasanga ku mirongo yose mwumviraho Radio Rwanda. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, ni tariki ya 22 y'ukwezi kwa munani, turi mu 2026. Tubaha ikaze muri aya makuru. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndi kumwe na Alice Ineza ku buhanga bw'ibyuma. Uwimana Ferdinand ayoboye aya makuru, mu gihe turi kumwe na Clara Uwineza ku buhanga arimo kugenzura gahunda za Radio Rwanda. Dore inshamake y'amakuru yacu. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kiraburira abaturarwanda gufata ingamba zo gukumira iyi ngaruka ziterwa n'imvura nyinshi yitezwe mu gihe cy'umuhindo kizatangira mu kwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Intumwa ziturutse mu nzego n'ibigo bitandukanye mu gihugu cya Guinea ziri mu Rwanda mu biganiro by'ubufatanye bwo gusangira ubumenyi bw'imikoreshereze y'ikoranabuhanga muri services zitandukanye. Hanyuma ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB cyasabye abahinzi hirya no hino mu gihugu kunonoza neza imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga cya 2027 bategura imirima yabo neza. Hirya no hino ku isi turaza kwerekeza mu Bwongereza naho igikomangoma Harry ndetse n'abandi bantu batandatu b'ibyamamare bategetswe n'urukiko kwishyura ikinyamakuru Daily Mail miliyoni 34,500 by'amapound nyuma yo gutsindwa urubanza bo ubwabo batanze n'ikirego barega iki kinyamakuru kubinjira mu buzima bwite. Hanyuma turaza kwerekeza mu makuru y'imikino aho tubana na mugenzi wacu Filemon araza kutubwira ko mu irushanwa rya Sekafa y'abagore Rayon Sport yatsinze yanganyije na Mafunzo ubusa ku busa mu mukino w'umunsi wabimburiye indi mu itsinda rya mbere. Ibitego bikaba byaratsinzwe na Kai Havertz mu Bwongereza muri Arsenal Arsenal yongeye gutsinda. Ibitego byatsinzwe na Kai Havertz, Bukayo Saka ndetse na Martin Odegaard. Ni ikipe ya Arsenal yatangiye neza nyine saison y'umwaka 2026-2027 itsinda nyine. Mu kanya turaje tubagezeho amakuru ku buryo burambuye, mushobora kuduha ibitekerezo munyujije ku mbuga nkoranyambaga zacu. Mu kanya turaje tubagezeho amakuru ku buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Tugiye guhera hano mu Rwanda kubirebana n'ububanyi n'amahanga. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe ari kumwe na Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana na Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Antoine Kajangwe bagiranye ibiganiro n'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ku ngamba guverinoma y'u Rwanda yafashe mu kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge. Muri ibyo biganiro abayobozi basobanuye ingaruka ziterwa n'izi nzoga n'ingamba zikomeje gufatwa mu kurengera ubuzima bw'abaturage. Mu zindi nkuru, ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyaburiye abaturarwanda gufata ingamba zo gukumira ingaruka zizaterwa n'imvura nyinshi itezwe mu gihe cy'umuhindo kizatangira mu kwezi kwa 9. Ikigo cyavuze ko by'umwihariko imvura izaba nyinshi cyane mu ntara y'uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Reka inkuru tubibaze Bosco Kwizera. Hirya no hino mu gihugu hari abaturage batazibagirwa uburyo imyuzure myinshi yatewe n'imvura yabasize iheruheru, maze kugwa isanga abana bari ruguru kuri 40 irabahururana ibasanga hano hepfo niho twabatoraga. Byatumye tubura ibyacu, tubura n'insimburangingo, ndetse tubura n'ibikoresho byose n'amazu turayabura. Ubyukaga wajya ugasanga harengewe ukareba aho kunyura ugasanga ntaho wareba gusohoka ukabona ntaho usimbukira, wajya gusimbuka amazi akaba yakusumago ukaba waguye. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere cyavuze ko u Rwanda rugiye kongera kugira imvura nyinshi nk'iyo rwaherukaga kugira mu gihe cy'umuhindo w'umwaka w'1997 n'2023. Uturere twa Rutsiro, Karongi, Nyamasheke, Nyamagabe, Rusizi na Nyaruguru nitwo turere tugaragazwa ko tuzagira imvura iri hejuru ku gipimo cya mililitiro ziri hagati ya 800 n'igihumbi. Ngororero, Gakenke, Nyabihu, Rubavu, Musanze, Burera n'igice cya Muhanga
niho nanone hitezwe indi nyinshi ariko izaba iri hagati ya mililitiro 600 na 800. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda Gahigi Mabura avuga ko iyo mvura nyinshi itaganijwe nyuma y'ukwezi kwa 9 ku buryo abahinzi bafite igihe cyo gutegura ubutaka bwo guhingaho kandi buri wese akamenya igihe cyo gutangira gutera akurikije itaganyagihe. Uko kwa 9 aho imvura itaratangira twabashishikariza kuba hari indi mirimo y'ubuhinzi ikenewe kugira ngo imvura izaze bayirangije. Ari amatariki azaba ari gutera, ari gushyira imbuto mu butaka. Ariko nk'ibyo bikorwa bindi bijyana kurwanya isuri akaba ari byo bishyirwa mu imbaraga nyinshi zigata ariho zijya kugira ngo imvura y'umuhindo izatangire, ibindi byose byarangiye ari uguhita batera. Umuhinzi ugendera ku miterere y'ikirere we no kwitondera amatariki akabanza kumenya gahunda iyi tariki izagera ibyo nkeneye byose mbifite ku buryo mpita nshyira imbuto mu butaka. Nibyo imvura irahari byo ntibagire impungenge, ariko no kubanza kumenya njyewe aho nkoreye ibikorwa izatangira ryari kugira ngo ibyo usabwa cyangwa nawe ubwawe niba usabwa kuba uzaba uhari ukaba wagiye kwitegura mbere. Ni imvura izagaragaramo inkubi y'umuyaga, inkuba nyinshi, urubura, imyuzure n'inkangu ku buryo Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi iburira buri wese kwirinda ingaruka zabyo nk'uko bisobanurwa na Christine Niyotwambaza, umuyobozi mukuru muri Minisiteri ushinzwe gukurikirana ibyago biterwa n'ibiza, kubikumira no gutanga amakuru y'imbuzi. Turasaba abafite inzu zishaje cyangwa zangiritse mu bihe by'imvura byatambutse nk'imvura tuvuyemo y'itumba ko bagomba gutangira kuzisana hakiri kare. Ibisenge bikwiye kuzirikwa neza, inkuta zigakomezwa, fondasiyo n'ibitare bigasanwa no gushyiraho imireko n'imiyoboro y'amazi kugira ngo amazi y'imvura atishakira inzira akaba yasenya. Icya kabiri ni ugusuzuma aho abantu batuye, cyane cyane abatuye ahari imisozi miremire akenshi baba baturanye n'imikingo. Muri iki gihe rero ni kureba uburyo abantu batuye bakaba basiga umwanya uhagije hagati y'inzu n'umukingo, kuko imikingo ishobora gusenyuka ikariduka cyangwa ubutaka bushobora kuriduka. Ubutaka bushobora kuriduka bugomba kubakirwa mu buryo buberamye muri iki gihe imvura itaratangira kugwa. Buri mwaka u Rwanda rukenera amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyari 300 na 500 kugira ngo rusane ibyangijwe n'ibiza. Mu myaka 10 hagati ya 2013 na 2023 imyuzure n'amapfa byonyine byatezaga igihombo kingana na 1.175 kujana by'umusaruro mbumbe w'igihugu buri mwaka, kandi biteganijwe ko bishobora kuzamuka kugera kuri 3.25 kujana kubera imihindagurikire y'ikirere. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Urakoze Bosco. Abagize inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Rulindo babwiye umunyamakuru wacu ko kumenya ndetse no gusobanukirwa amateka y'u Rwanda bibafasha kugira umurava mu nshingano zo kurera no gutoza abakiri bato gukunda igihugu. Reka twakire mugenzi wacu Desange Akimana wadutegura inkuru irambuye. Abayobozi hamwe n'abagore bahagarariye abandi mu birenge 17 igize akarere ka Rulindo nibo basobanuriwe amateka aranga ingoro y'amateka y'urugamba rwo gubohora igihugu ku murindi w'intwari mu karere ka Gicumbi. Bavuga ko kumenya aya mateka bibaha imbaraga zo gutoza abakiri bato indangagaciro z'umuco nyarwanda, by'umwihariko gukunda igihugu no kukitangira. Natwe dusigaranye mu mitwe yacu cyangwa mu myumvire yacu ko tugomba kugerageza gukora uko dushoboye tuba ababyeyi basigasira indangagaciro barerera u Rwanda. Icyo rero twebwe tuhakuye ni cyambere na mbere mu gukunda igihugu, kugira ishyaka mu byo dukora kugira ngo dushobore guteza imbere ingo zacu ndetse no gukundisha abana bacu igihugu no kuba bakitangira. Umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Rulindo Ngaruyimanzi Diane avuga ko ubumenyi bakuye ku ngoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu bisigiye abagore umukoro wo kwigisha bagenzi babo mu mirenge bayobora ubutwari n'ubwitange byaranze inkotanyi. Abagore turi kumwe hano bahagarariye imirenge yose, ni ukuvuga ngo buri murenge urahagarariwe. Nyuma yo kuva hano rero amakuru bakuye hano ndetse n'inyigisho bahakuye turatanga kongera kuzisangiza abandi. Harimo ibyiciro bitandukanye baturutse mu burezi, baturutse mu nama y'igihugu y'abagore kuva ku
midugudu kugeza ku rwego rw'akarere. Abo turafatanya muri mobilisation n'ubundi nk'inshingano zacu umunsi ku munsi gukomeza kwigisha. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith avuga ko abagore iyo bamenya amateka nyayo yaranze igihugu bibaha imbaraga zo gukomeza kubaka umuryango mwiza kandi ukunda igihugu. Abantu bagomba kuza bafite igihugu mu cyerekezo igihugu bifite muri rwa Rwanda ruzaba rufite ubushobozi, rufite ukize, rufite ko abaturage baho neza. Mu rubyiruko rw'uyu munsi nitwe nk'abagore nitwe tubarera, turabarera dute turakora umukoro ukomeye wo kubarinda ibyonnyi ngira muri gikora tumazemo iminsi cyo kubarinda ibiyobyabwenge, inzoga zitujuje ubuziranenge, byinshi bibangiza, tugakuramo indangagaciro zikomeye cyane zaranze inkotanyi zo gukunda igihugu, zo kwitanga, iza ndangagaciro z'ubupfura. Ngira ngo indangagaciro zose zaranze inkotanyi ni ngombwa ko tubitwara nk'impamba, ariko tukanamenya ngo ko baduhaye igihugu ese byose babiduhe. Ba mutima w'urugo basuye ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu n'abasaga 250 baturutse mu mirenge yose igize akarere ka Rulindo uko ari 17. Desange Akimana mu karere ka Gicumbi. Urakoze Desange, reka noneho tugume kuri iyo ngingo n'ubundi nirebana n'iterambere ry'abari n'abategarugori. Abagore babashije kwiteza imbere mu karere ka Gatsibo bo baravuga ko nta cyakoma mu nkokora iterambere ry'umugore kubera ko ubuyobozi buramushyigikiye, ahubwo we icyo asabwa no kwitinyuka ubundi agahanga imirimo. Reka inkuru tubaze John Bicamumpaka. Ruboreka Besiga Joy ni umugore watinyutse ishoramari mu gutunganya ifu y'ibigori bita kawunga izwi ku izina rya Kabeho Maize Flour mu karere ka Gatsibo. Akaba amaze imyaka 3 akora iyo mirimo. Avuga ko ubuyobozi bwiza aribwo bwatumye atera intambwe ihindura imibereho ye niyo bamwe mu bahinzi ba Gatsibo. Twageze kuri byinshi aho duteye hano muri Kabarore niko kahunga kagezweho, kandi abaturage nabo bamaze kubona yuko hageze uruganda barishima, kajya bazana ibigori tukabagurira ntibongere gupfa ubusa umusaruro wabo. Iyo twa processinze akawunga kenshi ibiryo by'amatungo abantu barayibona. Hari n'ababonye akazi muri Uganda bemeza ko bazamuye igipimo cy'imibereho. Akazi cy'akamare basha gufasha barumuna banjye, nkafasha umuryango muri rusange, nanjye nkiteza imbere. Anako maze gukora umuntu yagura kabanza akaba yakubaka gakorora. Ruboreka Joy ashima ko igihugu cyashyize imbere iterambere ry'abagore bikaba byarazanye impinduka mu mibereho yabo. Ndashima Imana yuko igihugu cyacu cyashoboye guteza umugore imbere. Nanjye naratinyutse nshobora gukora ibintu numva bindenze ubushobozi, ariko byarakunze kubera igihugu cyagiye kidufasha. Nagira inama abadamu aho bari hose be kwitinya, bumve yuko igihugu cyacu kibashyigikiye, ubuyobozi dufite ni bwiza, aho bagana hose ntawe utabumva. Inama rusange y'inama y'igihugu y'abagore yateraniye mu karere ka Gatsibo, harimo abandi bagore bahamye ko bitinyutse batera intambwe kubera guhindura imyumvire babifashijwemo n'ubuyobozi bubumva. Nta gushidikanya iterambere ry'abagore rirakataje, kandi rwose nta gushidikanya iyi leta y'ubumwe nta nicyo twayishinja. Aho umugore ubu yahawe ijambo, urugero nitanzeho urugero rwanjye, nk'ubu mfite perimi imodoka, mfite uburenganzira bwo gutwara imodoka nkagenda nkazenguruka i Kigali, ubundi kera ntibyabagaho. Iryo ni iterambere rya mbere igihugu cyangwa se ubuyobozi bwiza bwatugejejeho cyane cyane nk'abagore. Ubundi abagore, umugore wa mbere yagombaga kuba uwo mu gikari inyuma. Umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Gatsibo Bishyika Olive avuga ko kwitinyuka no guhana ubushake bwo kwiteza imbere aribyo byatumye abagore batera intambwe ugeranyije n'uko bahoze. No mu gihe cyashize nk'umugore kumva ko agomba guhagararira abandi, njya nganira n'abandi bakambwira ko babanzaga kubigusaba, ariko ubu ngubu ntawe ubigusaba, ubyiyumvamo. Nka mbere kubwira umugore ngo jya kuri banki usaba inguzanyo utangire umushinga byavaga kure, yumvaga ko umushinga ugomba gukorwa n'umugabo, ariko ubu mu karere ka Gatsibo siko bikimeze. Natwe nk'abagore turatekereza ugafata credit ugatangira umushinga wawe ugakora kandi ukagera heza. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Pidance Rubingisa yibukije abagize inama y'igihugu y'abagore kuzirikana uruhare rwabo mu kubaka umuryango uhamye kandi utekanye, birinda ibiwuhungabanya. Iyo bagaragaye ibigenda biguzuma umutekano n'umudendezo mu ngo, niho havamo no kudindira mu iterambere ry'umuryango. Turabasaba rero kugira ngo bagire uruhare mu mihigo bari gusinya,
mu guhagurukira ikibazo cyugarije imiryango harimo izi nzoga z'inkorano ariko n'izindi nzoga nubwo atari inkorano ariko zangiza ubuzima cyane cyane bw'abato. Mu karere ka Gatsibo habarizwa amatsinda asaga 100 akora mu buryo bw'ibimina ariko agera kuri 88 akaba akorana n'ibigo by'imari mu bucuruzi, ubuhinzi n'ubworozi, ubukorikori n'indi mirimo. John Bicamumpaka, Radio Rwanda, Igatsibo. Wakoze John. Intumwa ziturutse mu nzego n'ibigo bitandukanye mu gihugu cya Guinea ziri mu Rwanda mu biganiro by'ubufatanye bwo gusangira ubumenyi bw'imikoreshereze y'ikoranabuhanga muri serivisi zitandukanye, bikaba biri mu rwego rw'imikoranire n'ubushuti igihugu cya Guinea gifitanye n'u Rwanda. Inkuru ya Francine Mutesi. Iri tsinda ryo mu gihugu cya Guinea rigiye kumara ibyumweru hafi 2 mu Rwanda ryahawe umukoro wo kwihugura mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga muri serivisi zitandukanye, by'umwihariko mu mitangire y'amasoko ya leta. Binyuze mu bufatanye bw'ibihugu byombi, mu mpera z'umwaka ushize igihugu cya Guinea cyashinze urubuga rwitwa Telemo rugamije gukemura izi mbogamizi zose. Ubu bakaba barimo kubifashwamo n'inzobere z'Abanyarwanda nk'uko bigarukwaho na Musiriyu Diallo uyobora ikigo Telemo. Aujourd'hui, je pense l'un des principaux problèmes en République de Guinée, c'était surtout le fait que tout se faisait de façon manuelle au niveau. Uyu munsi ikibazo dufite ni uko ibintu byose tubikora mu buryo butakigezweho. Gushyiraho Telemo bisobanuye ko ibikorwa byayo byose tubikorera mu ikoranabuhanga. Murumva ko bikemura ibibazo byinshi uhere ku mitangire y'amasoko inyuze mu mucyo, kugabanya ruswa, ariko cyane cyane tugabanya igiciro cy'ibyo twakoraga n'umwanya byamaraga, kubera ko iyo ufashe nk'itangazo ry'isoko ryamaraga amezi n'amezi yitegereje kwemezwa mu nzego zitandukanye, ubu noneho bizajya binyura muri izo nzego vuba kandi byoroshye gufata umwanzuro. Iki ni ikintu cyiza ku gihugu cyacu kubera ko ingengo y'imari nyinshi igihugu cyacu yazajya igendera mu bikorwa nk'ibi ngibi. La commande publique représente une grosse partie du budget de l'État. Sosiyete ishinzwe amazi muri Guinea SEG nayo iri muri iri tsinda ryaje mu Rwanda. Umuyobozi mukuru wayo Argasimu Diabate yavuze ko hari imikoranire hagati y'urubuga Irembo n'iyi sosiyete izafasha gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura amazi n'ibindi bigendanye nayo ahiwabo muri Guinea. Donc Irembo aujourd'hui, nous voulons le confier la digitalisation de la SIG, des processus de paiement. Turasaba kwigira ku Irembo ibigendanye no gukoresha ikoranabuhanga muri serivisi za SEG, mu myishyurize y'amazi n'ibindi. Ngombwa rwose ko dukoresha ikoranabuhanga muri byose, kuko n'ubu mu Rwanda si ahantu henshi bakishyura amafaranga kubera ikoranabuhanga. Kubera iki se twe tutabikora? Nitwigira ku Irembo imbogamizi nyinshi dufite zizakemuka, kuko inzobere z'Irembo nizo zirimo kwigisha abatekinisiye bacu, nabo bakazasigara babyigisha abakozi bacu. Urumva ko ari Abanyagine bazaba bigishijwe. Et l'outil reste à la SEG, c'est les Guinéens qui sont formés. Ibiganiro abagize iri tsinda barimo kugirana na bagenzi babo mu Rwanda bisanzwe biri mu bufatanye n'umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda na Guinea. Byitezweho gusangizanya ubumenyi mu mishinga u Rwanda rusanzwe rufatanyamo na Guinea ndetse n'amahirwe y'ibihugu byombi byakorana ku hazaza. Niwenshuti Richard ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ubufatanye RCI. Rodo dufite umushinga wo kubafasha kugira ngo bavugurure imitangire y'amasoko ya leta bakoresheje ikoranabuhanga. Tugeze muri faze ya nyuma cyangwa icyiciro cya nyuma cy'uwo mushinga, ariko binadusaba kugira ngo uko tugenda tuwukorana tunabagaragariza uko bikora iwacu. So bari hano kugira ngo basangizwe ubumenyi bwacu, basangizwe urugendo rwacu, kugira ngo nabo bumve igihe tuzatangira gukoresha iryo koranabuhanga mu gihugu cyabo, batangiye kurikoresha batanga amasoko, bumve urugendo rw'u Rwanda ndetse banarebe ko barwigiraho. Ariko nanone si ibyo gusa, banareba n'amahirwe yandi. Hari ababashije kureba gusura no kureba systeme za guverinoma zikoresha muri iyo twita ngo e-cabinet. Uyoboye itsinda uba mu biro bya Prime Minister yabashije gusangizwa amakuru kuri ibyo ngibyo. So mu by'ukuri ni amahirwe atandukanye basa nk'aho barimo kurebaho, ariko cyane cyane tutavuga ngo ni no gushakisha. Urode hari imikoranire, hari imishinga dufitanye nabo, ndetse no kwagura ayo mahirwe tugakomeza gukorana nabo mu buryo bunoze. Mu mpera z'umwaka ushize Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye inama ya 7 yigaga ku iterambere ry'ikoranabuhanga muri Afurika, Transform Africa Summit, yabereye mu gihugu cya Guinea. Muri iyi nama
Perezida Kagame yavuze ko hari amahirwe yo gushora imari mu ikoranabuhanga ndetse no gukoresha itumanaho rya interineti mu kwihutisha iterambere ry'umugabane wa Afurika, bityo ko ntawe ukwiye kuritinya kandi ko ubufatanye bw'ibihugu aribwo buzatuma bigerwaho. Perezida wa Guinea Mamadi Doumbouya nawe icyo gihe yavuze ko ibyo bihura neza n'ibyo yiyemeje kugeza ku gihugu cye mu myaka 15 iri imbere binyuze mu cyerekezo bise Simandou 2040 bizashingira ku iterambere rirambye ry'imibereho y'abaturage n'ubukungu bw'abanyagineya. Francine Mutesi, i Kigali. Wakoze Francine. Hari abadukurikiye batwandikiye, witwa Jean Claude ati twishimiye iterambere ry'abagore n'uburyo bahawe amahirwe yo kugaragaza ubushobozi bwabo. Undi watwandikiye n'uyu witwa Eric irasubiza ati twishimiye gahunda zafashwe mu birebana n'iterambere ry'ubuhinzi kandi turizera ko abahinzi bose mu Rwanda batangiye gutegura imirima yabo hakiri kare. Uyu witwa Marc igisubizo aratwumvira i Nyagatare Mimuri ati dukwiye kwitegura hakiri kare kugira ngo tuzahangane n'ingaruka zishobora guterwa n'iyo mvura nyinshi iteganyijwe. Hanyuma undi watwandikiye n'uyu witwa Ntirugurirwa ari mu kagari ka Ndongozi ati birakwiye ko urubyiruko rwafashwa mu birebana no guhanga imirimo. Hanyuma undi watwandikiye ari nawe tugiye gusorezaho n'uyu witwa Christian ari Rwagitima ati dukunda amakuru ya Radio Rwanda. Urakoze cyane, reka mukanya nitugaruka tubageze izindi nkuru dufite zimwe hano mu Rwanda. Icyuma kimwe 500 bibiri igihumbi apo bino n'ikiniro gusura none nkajyahaye nk'umusaza nkajyahaye wajya mu bitaro nureba nabo have no kujyana mu gituro no gupfa birimo cyane da sibanga icyo cyuma ngo ni icyama kimenya kuko ikigura ari kugura urupfu kuko bucye cyonona ubuzima bwawe. Dufatanye twese duhashye iki cyago kimunze benshi, tanga